Nongeye kubasuhuza bakunzi ba Isanzure TV. Isanzure TV nkuko mumaze kubimenyera ni channel ya mbere ibagezaho amakuru yizewe, amakuru yihuta kandi amakuru atariho ivumbi. Twiriranwe tubagezaho amakuru menshi atandukanye. Abaturage bagerageje gucukura inzu ya mugenzi wabo mu karere ka Musanze bashaka no kurwanya polisi yari igiye kubata muri yombi. Umwe yahise ahasiga ubuzima. Uwasize ubuzima ni uwagerageje kurwanya polisi afite ipiki ndetse n'umuhoro. Bagenzi be bahise biruka. Si amakuru nk'aya rero yiriwe gusa mabi, hari n'andi makuru meza atugezeho muri kano kanya. Nizigiyimana Emmanuel, ngira ngo mwese mwaramumenye, yabaye icyamamare cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Abantu bamenyeramo amakuru yaba mu binyamakuru byandika, muri televiziyo ndetse n'ibindi bitangazamakuru bivuga nka za radiyo. Nta yindi mpamvu yatumye uyu Nizigiyimana ahinduka icyamamare cyangwa se umusitari, ahubwo nuko uyu musore benshi bakunze kwita umurwayi wo mu mutwe yaje guhanga umuhanda w'ibirometero bigera kuri 7. Ibyo byose byatunguye abatari bake, bituma uyu musore ahinduka icyamamare, ashimwa kuva ku rwego rw'umudugudu kugera ku rwego rw'igihugu. Tariki 19 Nyakanga 2019, ahagana mu masaha ya saa sita z'amanywa, nibwo intumwa za Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Minefra n'ikigo gishinzwe guteza imbere ubwikorezi mu Rwanda RTDA basuye Nizigiyimana Emmanuel wo mu karere ka Karongi, wabashije kubaka umuhanda mu gace atuyemo ureshya n'ibirometero bigera kuri 7 mu myaka igera kuri 2 n'amezi 3. Iri tsinda rinini ryagiye gusura uyu musore ukomeje kuvugisha abantu benshi kubera umuhate yagize mu guteza imbere aho atuye, agaharura umuhanda wenyine nubwo ugenewe abaturage batuye muri ako gace bose. Iyi nkuru irebana no kuba uyu Nizigiyimana yarahanze umuhanda yararangiye, nta nubwo ari nayo tugiye kugarukaho uyu munsi. Kora subscribe kuri Isanzure TV ukurikire amakuru nk'aya mu buryo bushyitse kandi mu buryo bwihuse. Uyu musore ibyamubayeho bisa naho ari bitangaza. Nyuma yo gushimwa n'inzego zitandukanye, ubu noneho yagizwe ambasaderi. Kugerwa ambasaderi mu cyiciro icyo ari cyo cyose ni ibintu biba bigomba kwitonderwa kandi bigahabwa umuntu ubikwiriye. Nkuko natangiye mbibabwira, Minefra ubwayo nka minisiteri gufata umwanya igatekereza ku muturage, ikamushyira ku mbuga nkoranyambaga zayo, ikamugarukaho, byose byakomeje kongerera agaciro uyu musore ndetse n'igikorwa yakoze. Twabaha nk'urugero, Minefra yigeze gukoresha Twitter itangaza ko urugendo rwo gusura ibikorwa bya Nizigiyimana w'imyaka 23 rwabaye ku wa 4 tariki 23 ngo rwari rugamije kureba uko bimeze n'uburyo yafashwa ngo inzozi ze zigere ku ndunduro. Ibi rero nibyo bisa naho bikomeje kugenda bigerwaho. Uretse Minefra kandi ku mbuga nkoranyambaga, abanyarwanda baba mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu bakomeje kugenda bagaragaza uyu musore nk'intwari. Nizigiyimana ni umusore bigaragara ko atuje, avuga amagambo make, ariko agasobanura ko ibikorwa by'indashyikirwa cyangwa se by'ubutwari nk'ibi yabitangiye akiri umwana. Iyo mubona yakunze kugenda agaragara yambara umwenda ujya ku bumwe, bisa naho aturuka mu muryango ukennye ukurikije imyambaro yakunze kugaragaramo mu bitangazamakuru. Ni agapira k'icyatsi konyine ndetse n'inkweto zizwi nka bodaboda. Byababaje benshi kuba umuntu yakora umuhanda nk'uyu
ariko agakomeza kubaho muri ubu buzima. Minisiteri y'ibikorwa remezo ikaba yariyemeje kumuhindurira ubuzima ndetse no kumufasha gukora uyu muhanda, bikazabera n'urundi rubyiruko icyitegererezo. Nyuma yo guhanga uyu muhanda, tubasubije inyuma gato, uyu musore yagiye atumirwa mu birori bikomeye bijyamo abantu baba bazwi cyane cyangwa se abayobozi bo mu nzego zo hejuru. Twabaha urugero, mu minsi yashize Nizigiyimana yahuriye ku rubyiniro n'icyamamare Neyo, umunyamerika uzwi cyane mu njyana zitandukanye z'imiziki zakunzwe n'abatari bake. Uyu Neyo yari yaje mu Rwanda, aho yari yitabiriye igikorwa cyo kwita izina abana b'ingagi. Uretse Neyo n'uwitwa Meddy nawe bari kumwe. Uretse aba bahanzi kandi n'ibindi byamamare byari byitabiriye uyu muhango, hari abandi bayobozi benshi bari bitabiriye uyu muhango, bose bikagaragara ko bagenda bashima uyu musore. Aka gaciro yahawe rero kaje gukomeza kugenda kiyongera, yaba muho abaturanyi ndetse no mu Rwanda muri rusange. Icyakora nyuma y'iminsi mike uyu musore yashatse kwimuka muri aka gace batuyemo. Impamvu yakomeje gutanga ngo nuko hari abamugiriye ishyari bagashaka no kumuhitana, dore ko mu myaka yabanje ngo iyo bamubonaga ari gukora uyu muhanda bamwitaga umusazi. Ubu rero uyu musore witwa Emmanuel, ibyamubayeho n'ibiki? Ibyamubayeho noneho biratangaje, yamaze kugirwa ambasaderi. Kora subscribe noneho tukugezeho iyi nkuru mu buryo burambuye, kuko tugiye kuyitangira. Tukubwire uburyo yagizwe ambasaderi, ese agiye gukora iki, ese bizamufasha iki, ese bizafasha iki abo mu muryango we. Nuko rero abantu benshi baca umugani ugira uti bitangira buhoro bikagera kure. Emmanuel Niringiyimana wahanze uyu muhanda yabaye ambasaderi. Benshi bakomeje kwibaza, ese yari yarize amashuri angahe amugira ambasaderi? Abandi bakavuga bati, ese kuba yarakoze umuhanda byagakwiye kumugira ambasaderi? Abandi bakavuga bati, ubutwari yagaragaje bwo gukora umuhanda nta kabuza yakabaye n'urenze ambasaderi. Ariko abandi bakavuga bati, mu by'ukuri aramutse abaye ambasaderi yatera akanyabugabo n'urundi rubyiruko kugira ngo babashe kugira icyo bageraho. Icyakora kuba ambasaderi kwa Emmanuel Niringiyimana bishobora gufasha abantu benshi bakoresha umurongo wa Airtel ndetse n'abantu bashaka kuyigana. Emmanuel Niringiyimana ubu yamaze kuba ambasaderi wa Airtel, nyuma yo gukora umuhanda abivanye ku mutima we, bigatuma abicyamamare ndetse agatoranwa mu bagombaga kwita izina abana b'ingagi. Emmanuel Niringiyimana yamaze kuba ambasaderi w'ikigo kimwe mu by'itumanaho kizwi nka Airtel. Ko bigaragara ntagacyambaye ka gashati cyangwa se ka gatishati k'icyatsi, ubu noneho aragaragara mu mabara ya Airtel ndetse n'ikote ryiza ry'ubururu. Niringiyimana yabwiye Umuseke ko yagizwe ambasaderi wa Airtel nka kimwe mu musaruro uri kuva mu gikorwa cyo gukora umuhanda yakoze mu rumwe mu mirenge ya Karongi hakomoka. Avuga ko amafaranga azakura muri kariya kazi gashya azamufasha kwiga gutwara imodoka ndetse akiga no kuzikora mu ishuri rya Kivumu. Ati, amafaranga nzakura muri uyu mushinga nzayakoresha niga kandi nziga indimi, kuko mfite icyizere ko nzajya ntumirwa mu nama mpuzamahanga. Yirinze ariko gutangaza umubare w'aya mafaranga. Ubwo Perezida wa Repubulika yitabiraga umuhango wo kwita izina uherutse kubera mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi,
yasuhuje abantu bari bawitabiriye barimo ibyamamare bikomeye ku isi ndetse anasuhuza uyu Emmanuel Niringiyimana. Nyuma yo kuva ku kwita izina, uyu musore yaramamaye cyane aho atuye ndetse ubuyobozi bw'ibanze bukamwumvisha ko agomba kuhagirira akamaro, akagira n'abahatuye akamaro gakomeye cyane. Ntawamenya koko gahunda z'Imana, ese uyu musore azagarukira he? Hari benshi batanze ibitekerezo kuri iyi nkuru. Umwe yagize ati uwo musore yakoze byiza cyane, ni uwo gushimirwa pe, ariko ntabwo ndiyumvisha ukuntu yahingaga umurima w'umuntu ngo arimo gukora umuhanda ntacyo bavuganye. Muzamfashe kumenya uko byagenze, nzarushaho kubyumva neza. Undi yagize ati nanjye nishimira cyane uyu musore, tekereza guhanga umuhanda wa kilometero 7 ukoresheje isuka gusa, it's unbelievable. Ikinshimisha kurushaho nuko ikigo gikomeye nka RDB na Airtel bamwibuka akajya mu bihangange. Ngewe nk'umukristo binyibutsa ukuntu mu isi nshya dutegereje ivugwa muri 2 Petero 3:13 abantu bose bazaba bakundana kandi bareshya. Mukande subscribe dukomeze kubagezaho amakuru mu buryo bwizewe kandi mu buryo bwihuse, kuko Isanzure TV ariyo soko y'amakuru. Mugire ibihe byiza. Hasta la vista.